Yes, ndagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro bya Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi umunsi n'ejo bigakunda. Muri ubu buzima niko bimeze, uyu munsi biba byanze ariko ejo biba bizakunda. Muri aka kanya rero tugiye kukugezaho byinshi bitandukanye, impaka ni zose mu badepite ku gutwikwa cyangwa se gutwika imirambo mu Rwanda. Hashize imyaka irenga 10 gutwika umurambo w'uwapfuye byemewe mu mategeko y'u Rwanda, ariko ubu buryo busa n'ubwatinywe n'abantu bose. Nyamara biragaragazwa nk'imwe mu nzira zafasha kuzigama ubutaka bwakoreshwaga nk'amarimbi. Irimbi rya Rusororo ni rimwe mu yamamaye kubera urujya n'uruza ruhahora, ndetse mu gihe gito nta gikozwe abashyingurwa cyangwa se nyine aho abantu bashyingurwa hashobora kuba harashize ndetse hagashakwa ikindi kibanza. Ubwo komisiyo y'imibereho y'abaturage yagezaga ku nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite raporo ku ikurikiranwa ry'ibibazo by'abaturage bigaragara mu ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko rigena imitunganyirize n'imikoresherezwe y'amarimbi mu Rwanda, kuri uyu wa 25 Mata 2024 abadepite bagaragaje ko ibyo gutwika imirambo abantu batari babyumva neza, ko bisaba kubanza gukora ubukangurambaga. Depite Nirere Marie Therese yagaragaje ko uburyo bwo gutwika imirambo butari bwumvikana, ku buryo haramutse hari ubundi bwafasha igihugu kuzigama ubutaka bwakwibandwaho. Depite Rwakapiyeri Karaveri we yagize ati ariko twebwe iwacu biragoye kumva iri tegeko ko rikibaho. Ati rero gufata umuntu wawe umubiri ukajya kuwushyiraho inkwi ugatwika ugasanga ni ibintu bikomeye. Ati twebwe ntabwo twakabaye tugitekereza gutya, twakabaye twumva ko ari ibintu bisanzwe. Ati ibi bikwiye gukorwa, nta n'ikindi kintu cyakorwa kugira ngo ubutaka tuvuga dushaka kuzigama tubuzigame. Icyashoboka rero kandi kikagera aho rwose abantu bifuza, nuko iyi ngingo yashyirwa mu bikorwa ndetse abantu bagatangira bakabishyira mu bikorwa. Depite Ruku yavuze ko yagiye mu irimbi rya Rusororo akabona uwo bagiye gushyingura bamujyanye mu kabande. Abajije impamvu adashyinguwe hafi aho, bamubwira ko hubakiwe abandi bantu. Uyu mudepite ahamya ko abantu bakwiye gutinyuka bakigira ku byo abantu bagezeho, kuko nta handi hantu wabona bafashe imisozi bakayihindura amarimbi, kuko iyo misozi ishobora kuba yakoreshwa mu bindi bikorwa bitandukanye, by'umwihariko ibikorwa bizana iterambere. Uyu depite akaba avuga ko abantu bakwiye gutangira kujya bavuga niba mu gihe bapfuye bazabatwika cyangwa bazabashyingura mu buryo busanzwe. Ibi byagiye bihita biba impaka zikomeye, by'umwihariko muri sale nyine aba bari barimo. Perezida wa komisiyo y'imibereho myiza Depite Odette Uwamariya yahamije ko umuco wo gutwika imirambo ukwiriye gukangurirwa abaturage, kuko basanze ahari amarimbi arimo ibibazo byo kuba hamwe haruzuye, ahandi hari imirenge myinshi itayagira. Ibi rero ngo bikaba byaba ari igisubizo cyiza. Abadepite bamwe muri bo basabye Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kwihutisha ivugururwa ry'itegeko rigendanye n'imitunganyirize n'imikoreshereze y'amarimbi mu Rwanda, hagendewe ku bibazo bitandukanye byagaragaye. Ubusanzwe itegeko nimero 11 ryo muri 2013 ku itariki 11 Werurwe rigena imitunganyirize n'imikoreshereze y'amarimbi mu Rwanda, rigena ko ubutaka bwashyinguwemo bwakongera gukoreshwa nyuma y'imyaka 10 kumva zidasanzwe, bigasaba imyaka 20. Ibi rero bikaba byarabaye ikibazo, abaturage benshi bakaba batari kubyumva. Benshi ntabwo bari kubyumva, kuko nk'uwitwa Jacques ku nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe dukesha nyine iyi nyandiko yose twabasomeye, uyu yagize ati icyiza ni uko bacukura imva bagashyingura batayubakiye, hashira imyaka 10 hagakorerwa ibindi bikorwa. Gutwika umuntu byo si umuco wacu, ni ugushinyagurira uwapfuye.
mu gihe n'abandi benshi batandukanye bagiye bavuga bati igikwiye kuvaho ni ukubakira irimbi, naho gushyingura rwose byakorwa bacukura nibura metero ebyiri kugira ngo nyuma y'igihe bazahakorere ibikorwa by'amajyambere, kuko uwapfuye aba yapfuye, Imana iba yamuhamagaye kuko niyo yamuremye. Ababihakana ubwo baremwe na Satani, waba mwiza cyangwa mubi, Imana itashatse ko upfa ntabwo wapfa. Na Yezu yasabye se ngo igeze kure, ariko ntibibe ugushaka kwanjye ahubwo bibe ukwawe. Ati rero ati ndumva kuba umuntu bamutwika cyangwa batamutwika nta kibazo, buri wese aba afite uburyo ari kubyumva, kuko urumva nk'uyu wa mbere n'uwa kabiri batandukanyije, kuko nk'umwe aravuga ati ibi ngibi si umuco, abandi bakavuga bati nta kibazo, abandi bati birasa nabi, abandi bati ni ugushinyagurira umuntu wapfuye. Nyine ugasanga buri wese afite uburyo aba abyumva. Uwitwa Masamba yaravuze ati buri wese nashyingure mu isambu ye, abatayigira bajye basaba abanyamujyi bajye bajya gushyingura iwabo mu cyaro. Ni ukuvuga ngo umuntu wapfuye ari mu mujyi ajya ataha iwabo mu cyaro, cyangwa se ajye no kuyisaba. Udafite isambu nawe ntabwo yabura ukuntu bamutiza. Uwitwa Rukera yagize ati gutwika umurambo nta kibazo, henshi barayitwika, umubiri wapfuye ntabwo uba wumva. Ureke abahimba ko umuntu aba yitabye Imana. Ijambo ry'Imana risobanura neza ko nta kindi gice cy'umubiri gitekereza uretse ubwonko. Roho idapfa kandi itekereza yahimbwe n'umuntu witwaga Planto utaremeraga Imana y'Abakirisitu. Ati rero ibyo ngibyo byo kuba umuntu ngo aba yitabye Imana, ibyo byo si byo. Uwitwa Stanislas yagize ati gushyingura ni ikibazo pe, uko mbibona igitekerezo batanga ni uko abantu bajya bashyingurwa mu buryo busanzwe, ni bubake hejuru y'imva n'ibikoresho biramba. Imva ikaba ifite byibura ubujyakuzimu bwa metero nk'ebyiri, kuyubaka bigakorerwamo hasi, hejuru hakarenzwaho igitaka ku buryo mu gihe gito hakoreshwa. None se nawe hamwe umuntu arashyingurwa muri santimetero 50, hejuru bakubaka ndetse bakanasakara, ubwo butaka bwazava he? Uwitwa Pierre aravuga ati ntihazagire unwika kuko gushya ni ibya Satani, toka Satani, kandi gutwika ni iby'interahamwe. Ahubwo wenda iyo bavuga gushyingura mu gitaka nta sima cyangwa amakaro, mbese nk'uko ababikira b'Isave cyangwa abasilamu babigenza, mbese nk'uko kera byagendaga. Ruvuzananga ati ariko nyamara ni uko bamwe bakihambira ku muco, ubundi umuntu wapfuye ntakwiye kubangamira abazima. Ku bw'ibyo rero kubatwika ntibyo, kuko byaziga mu butaka. Nyine urumva benshi bari kubivuga uko babishaka cyangwa se uko babyumva, gusa nyine igihari ni uko iri ari itegeko ririmo rirasuzumwa cyane, ndetse binashoboka ko ibi ngibi bishobora gukorwa kenshi cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko ushingiye ku buso igihugu gifite, ubutaka butari bwinshi, umuntu arareba akabona nyine niba abadepite bashobora kwicara bakabona nta kindi gisubizo gihari. Rero ubwo ngubwo ni uko nguko bimeze. Iyi ni inyandiko turi kwifashisha y'ikinyamakuru Igihe. Ibi bitekerezo byose turi kugusomera ni ibyo kuri icyo kinyamakuru. Ubwo rero rwose isaha n'isaha wajya ukumva itangazo rikomfirima cyangwa se ribihamya neza noneho ko aricyo gisubizo cyonyine gihari. Nubwo n'ubundi no mu bategetsi bakuru, abo badepite bamwe na bamwe n'ubundi batabyumva kimwe bose. Ku mbuga nkoranyambaga niyo ngingo iriho, abantu batise gutwika toka Satani, bati gutwika ni ibya Satani. Benshi nyine ntabwo babyumva kimwe, ariko nyine buriya igihugu kiberaho kugira ngo gishakire ibisubizo abaturage, by'umwihariko abaturage nyine b'icyo gihugu. Ubwo muri make ni ugutegereza umwanzuro igihugu cyacu kizafata, hanyuma nyine nta kindi kizaba gikurikiyeho usibye gukurikiza imyanzuro izaba yafashwe. Reka nkwibutse ko iyi ni Iris Rwanda TV, aho ushobora kumenya ko rwose kugira ngo dukurikire umunsi ku munsi mu biganiro byacu ari ugukora subscribe ndetse ugakanda no kunzogera, kugira ngo ujye ushobora kwakira amamenyesha yose mu gihe dutambukije inkuru hano kuri Iris Rwanda TV. Nitwa Jean Bosco.